umugabo witwa Vagrama wakomokaga muri Amerika hamwe n'umugore we wakomokaga muri Armenia ndetse na murumuna we wakomokaga muri Idripisi mu mwaka w'1994 kandi niwe muvugabutumwa w'umudivantiste w'umunsi wa karindwi. Chojika avuga indimi enye ariko ntabwo yigeze akunda gusoma. Muri rumwe muri izo ndimi ntabwo yigeze akunda gusoma kandi yari amaze imyaka myinshi atarambura igitabo ngo asome. Chojika yaje guhura na Teyi bahurira aho bategera bisi mu cyahoze ari Repubulika Yunze Ubumwe bw'Abasoyiveti muri leta ya Georgia. Chojika yari ategereje bisi. Teyi yaramubajije ati bisi iraza ryari, kuko Teyi yari aziranye n'umushoferi w'iyo bisi. Yaravuze ati bisi iraza mu kanya. Teyi na Chojika bakomeje kuba inshuti. Teyi atumira Chojika ko yaza mu gitaramo cyabo cyo ku rusengero. Umupasiteri yabwiye Chojika ngo kuza imbere. Chojika yagiye imbere afite ubwoba. Teyi yagiye kwicara iruhande rwe kugira ngo amumare ubwoba. Yifashishije Chojika maze asaba Chojika kurambura Bibiliya kugira ngo abone ibisubizo by'ibibazo. Bwari bwo bwa mbere Chojika yaramburaga Bibiliya mu buzima bwe. Pasiteri yamweretse uburyo bwo gushaka amasomo ndetse n'ibisubizo by'ibibazo. Ubwo bari basubiye mu rugo, Teyi yabajije Chojika icyo atekereza ku byigisho bya Bibiliya. Chojika yamusubije ati nanejejwe no gushakira ibisubizo muri Bibiliya. Ubu ndumva nezerewe, ndumva mfite amahoro ntigeze ngira mu buzima bwanjye. Teyi yakoze mu gikapu cye akuramo Bibiliya aramubwira ati mufitiye impano. Chojika yasabye Teyi kumwigisha ibyigisho bya Bibiliya. Teyi yaranezerewe. Chojika avuga ko na n'ubu adakunda gusoma ibitabo uretse Bibiliya. Aravuga ati ntabwo nkunda gusoma ariko nkunda gusoma Bibiliya. Umugabane w'amaturo y'isabato ya 13 y'iki gihembwe uzafasha kubaka ikigo cy'ubuvuzi muri Georgia. Tubashimiye ko muri gutegura amaturo y'ubushake muzatura ku wa 29. Komeze kugira isabato nziza. Aleluya. Duheruka kwiga icyigisho cya karindwi. Umutwe w'icyigisho uravuga ngo pariki y'inyamaswa yarerembaga ku mazi. Ubutumwa. Abantu bo mu muryango w'Imana bakorera hamwe, muhuje umutima kandi murwanira hamwe kubwo kwizera ubutumwa bwiza. Biboneka mu Bafilipi igice cya 1:27. Komeze kugira isabato nziza. Haleluya. Abakuze tumaze icyumweru twiga icyigisho cya karindwi gifite umutwe uvuga ngo gukomezwa n'ibyiringiro. Icyo kwibuka ni uko uwo munsi bazavuga ngo iyo niyo Mana yacu twategerezaga, niyo izadukiza, uyu ni we Uwiteka twategerezaga. Tuzanezerwa twishimire agakiza ke. Biboneka muri Yesaya igice cya 25:9. Murakoze.
Dusenge. Mana yacu uturinde muri iyi gahunda yacu, ntihagire igikuba gicika, kandi Mana uturinde ntihagire icyago kiba, kandi Mana mweretse abantu bose n'abari mu ngendo bose ubarinde, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.